wizihiza isabukuru y'amavuko hanyuma ukabipostinga kuri status yawe ya WhatsApp. Noneho natwe tugahita tukoherereza za message turi kukwifuriza isabukuru y'amavuko. Hanyuma warangiza ugahita ufata screenshot zose z'abantu bose bakwandikiye bari kukwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, ugahita uzipostinga nanone kuri status. Uzi ukuntu message zawe cyangwa se izo status tuzireba, status za buryo tuzireba nuko ku muvuduko hambaye cyane turi gukandaho twihuse cyane kubera ko nta sansu ugira. Urashaka gustressa abandi se? Oya, umuhungu mukundana aragusohokanye. Nabonye noneho hari n'abahungu basigaye babikora. Aragusohokanye akugurira ibiryo byiza. Muri fotoje amafoto 20 30 40 50 uje kubipostinga kuri status yose nta no kudushyiriramo imiyaga nta mpuhwe ushyizemo ngo ibyo byose tubirebe udustereze. Uzi ukuntu izo status zawe tuzireba twihuse cyane nta nubwo tuba dushaka no kubireba, twihuse tutanarebaho kugira ngo tugere ku ya nyuma tubirenge bireke gusteresa status zacu. Umuhungu mukundana muravuganye akubwiye utugambo twiza turi sexy, warangije uratekereza ngo hoya ngo ubu butumwa sinabwihererana, reka abantu bo kuri status yanjye mba stress abandi. Ugapostinga ama screenshot yose y'ubutumwa mwandikiranye kuva saa 4 za nijoro kugera saa 8 mugiye kuryama, mugiye gusinzira murushye muvuye muri romance yanyu, waragize ukaza kubipostinga byose uko niko tuzireba kubera ko nta sansu ufite kugira ngo tugere ku ya nyuma. Ushaka gustressa abandi, ubundi ibingibi nabwo tuzireba ukunguku kubera ko byaducanze, tuba twumva twanabakuboroka, ahubwo nuko bitadukundira, tuba twumva twanakuboroka iyo nonsense yawe burimo kudushyiraho.